Impamo ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho na ERTV. Ni ikiganiro muzajya mwumva nk'ubuhamya. Karaye kambajije papa mama rihe maze ndirengagiza Ndetse n'inkuru zabaye ku Prosto. Nongeye kugusuhuza nshuti mukunzi ukurikiranye ERTV ijwi ry'urugwiro. Inanga nziza nk'iyi tugejeje mu kiganiro impamo, reka nkwifurize gukomeza gukurikira ERTV ijwi ry'urugwiro, ugubwa neza kandi ugwiza urugwiro hirya no hino aho uherereye. Ndirandere Isaka, ikiganiro tugezemo n'impamo, umutumirwa wacu ndizera ko ari hafi. Reka ndebe ko ashobora kuboneka ku murongo wa telefone, ariko ntaramubona. Iyi ndirimbo nayo ibiducira amarenga itwerekeza mu mpamo tugiye kuganiraho uyu munsi. Reka nzamure volume kubanga bw'ibyuma bandebera indirimbo, hanyuma ndebe ko umutumirwa wacu uri mu karere k'ibiyaga bigari yaba ari ku murongo atugezeho impamo y'uyu munsi. Iyi ni indirimbo y'ibihemba za guhembe. Abayizi mwese mwamfasha tukajyana rwose. Ni indirimbo abantu benshi baririmbye kandi ndizera nashidikanya ko iri kutwibutsa ibihe byinshi byo hambere. Watanze urugero rwiza utaka utitangira igitama. Urwo ni urugwiro wagaragazaga. Padiri Ndagijimana Filipo, abamuzi mwese mwahamagarana mukegera hino, kuko tugiye kwerekeza mu kiganiro kiri buze kumugarukaho. Turakomeza tugende tuyumva nyiri bihemba za guhembe. Ku murongo wa telefone reka nsabe muhanga bw'ibyuma banshyire ku murongo, hanyuma turi ku mutumirwa wacu yaboneka twinjize mu kiganiro tugiye kujyamo cy'impamo uyu munsi. ERTV, alo, uranyumva neza? Alo, ndakumva rwose. Bigeza rwose nanjye ndakumva 5/5. Rero tudatinze turi mu kiganiro impamo. Iyi ni ERTV radio na televiziyo ijwi ry'urugwiro. Watangira wibwira batwumva kandi ukatubimburira, ukatujyana igatagara, ukatubwira ibyaho. Turi mu kiganiro impamo, aho tuvuga inkuru kandi tukabwirwa n'abayizi n'abanyirayo. Nitwa Kalisa Jean de Dieu, nkaba ndi umwe mu bantu barerewe mu kigo cya Gatagara. Urakoze cyane. Ugiye kutujyana i Gatagara rero.
nka definisiyo inshozo Gatagara ni iki? Ikigo cya Gatagara ni centre yakiriye abantu bafite ubumuga bunyuranye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ubwo yashingwaga n'umwe mu bapadiri bera wahoze ari umuprofeseri cyangwa se umurezi mu rwunge rw'amashuri rwa Kristo Umwami i Nyanza. I Gatagara rero tuhavuga abantu bamwe bumva ko ari ikigo cy'ibimuga cy'ibicumba cyangwa se mu mvugo navuga igezweho ubu ngubu ni ikigo cy'abafite ubumuga niko twakibayemo kiri. Urakoze cyane. Nimba ndi kugukurikira nk'uko uri kuvuga uravuga uti ni ikigo wenda bamwe batita izina gikwiye kwitwa, ariko ukomeje ahantu ukavuga uti twakibayemo dutyo bivuze ko nawe wakibayemo. Watubwira uko byagenze we wakibayemo gute? Nawe se nibyo koko wakibayemo? Ngo jyewe nakigezemo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri kimaze imyaka 10. Uwagishinze nyakwigendera Padiri Joseph Frepon Adrien Ndagijimana yari akiriho. Wihangane nguce mu ijambo gatoya, biragora kuvuga nyine Gatagara ukayitandukanya na Frepon, ariko nanone Frepon ntabwo ari Gatagara. Ugerageze ubanze udusobanurire gato tumenye Gatagara, hanyuma uze no gukomereza wenda na Frepon muvugeho, ariko ubanze tubwire neza Gatagara utarajya kuri Frepon. Gatagara yo nk'ikigo nk'uko wari ubivuzeho, na Frepon nyine ukomerezeho nk'uwagishinze, ariko twibande cyane kuri Gatagara. Icyo ubaza cyo kumenya Gatagara, njye nakubwira ngo ni ibintu byanjye. Ndi umwe mu bantu babaye muri kiriya kigo kiryoshye kimeze neza, yewe nta makemwe muri make. Ubwo Padiri Frepon rero mwumva bababwira yararenze kuba umuzungu, yararenze kuba umunyarwanda, yararenze kuba umupadiri. Oya ntabwo ndi bwemere ko dukomeza kuri Frepon. Frepon naho gutaha, ahubwo tubwire wowe impamo yawe byagenze bite none utubwire. Kabgayi byari byo tumenye byari byo, wowe wahaje ute, ko watwemere ko wahaje byakugendekeye bite, ibyo byiza wabibona gute, byatangiye bite? Nari umwana wavutse ndi muzima, ariko nza kumugara ku mwaka umwe ndwara imbasa. Iyo mbasa rero ituma ababyeyi bihutira kungezayo kuko bari baramenye ayo makuru ngo njye kuvurirwayo. Maze kubona ubufasha bwo kuvurwa no kugana, habanje kubagwa muri hopitali ya Kabgayi, kuko icyo gihe Gatagara bari bataratangira kubaga. Byabaye ngombwa ko ndwarira i Gatagara imyaka igera kuri 2. Nari maze guhaguruka ngenda, bivuga ngo muri 75 nari umwana ugenda byihuse cyane. Nk'uko bivuga urumva ko nyine byari bitangiye kuba byiza, utangiye kugenda. Nimba ari amatariki ndi kuyumva neza, ubwo ni muri 75. Nyuma yaho umaze kugenda byakurikiyeho gute? Se wahise utaha ujya mu rugo? Ni ibiki byakurikiyeho nyuma y'uko rero kugenda ugiye? Ubwo hari umuntu yavuga ngo wari umaze kuvurwa kandi wari umaze no gukira. Nyine nagize igihe cyo kujyanwa ku ishuri, n'ubundi ni icyo kigo cya Gatagara cyanjyanye ku ishuri. Ngerejwe ku ishuri, natangiye umwaka wa mbere nk'abandi bana. Cyokora cyo by'umwihariko Gatagara yari ifite ukuntu iri organize, abana bashyirwaga mu makipe. Hari paruwasi nk'icumi zari zariyemeje kugenda zitwakira
kugira ngo tubashe kwiga bagabanyirize n'umuzigo Padiri Frepon uroye wari ufite inshingano zikomeye zo kutwitaho akadutunga akatuvuza kandi adashyizeho ibiciro nk'uko ibintu by'iki gihe bisigaye bimeze. Kuvuga ngo umwana yakirwaga mu kigo bakareba statut sociale y'umuryango akomokamo bakamubwira contribution cyangwa se umusanzu azajya atanga kuri Gatagara. Umusanzu wo hejuru icyo gihe wari 10,000 ku mwaka. Hari n'abatangaga rero kugeza kuri 500 ndetse n'ababeraga y'ubuntu bitewe n'uko umwana cyangwa se umuryango w'umwana uhagaze. Rero benshi bo mwibuka bagiye bacamo mukunze kumva umuhanzi witwa Byumvuhore Jean Baptiste, niwe wabaye populaire cyane, wabaye rurangiranwa bitewe n'ibikorwa by'ubuhanzi yagiye akunda kwinjiramo. Nagenda mbabwira n'abandi nabo bagaragaye cyane kuri scene international, ariko ibyo by'umwihariko rero nabashije gukomeza niga primaire, niga secondaire na kaminuza. Murumva ko cyabaye igikorwa kitoroshye gifite etape, gifite inzego cyagiye gicamo. Nababwira byinshi mbega muri make ndwongu. Murakoze. Umutumire warakoze, ntabwo tumusezeye gusa, muriyumvira ko ibi byabereye Gatagara arabizi nk'impamo koko. Turuhuka akanya gato twitse iyi ndirimbo twari twasubitse nayo tuyisubukure, nyir'ibihembo azaguhembe. Kandi inshuti mukunzi ukurikiranye radio na televiziyo Ijwi ry'Urugwiro IRTV aho uherereye hose, wabwira mugenzi wawe agakanda wahishata akadomo IRTV akadomo FR hanyuma akadukurikirana nawe muri kiganiro. Kandi uramutse ugize icyo watwungura mu byo turi kuganira, ntabwo wazuyaza mu kanya nyuma y'indirimbo ndababwira uburyo mwatwandikira maze ibitekerezo byanyu tukazabigarura mu kiganiro cy'ubutaha kizakurikira iki ngiki. Gatagara turacyariho, udashinga utabona ndetse n'utavuga, turacyariho. Yamazu wasize ushinze yose aracyahagaze, ndahemuka wahasize zo ziri kwigendera. Wasize byinshi mubyeyi kandi usiga benshi, byose birahari. Nshuti rero mukunzi ukurikiranye IRTV radio na televiziyo, mbere y'indirimbo nari nagusezeraniye ko ndi bukubwira uburyo watwandikira. Biroroshye cyane, iyo uri ku rubuga wa eshatu akadomo IRTV akadomo FR ugana hepfo utwandikira ukoresheje uburyo uhisemo bukunogeye. Wakwandikira admin cyangwa se ukandikira presenters cyangwa se ukifashisha imbuga nkoranyambaga wasanga ahagana mu ndiba y'urwo rubuga IRTV akadomo FR. Wahitamo ugiye gusa impamvu ugasobanura impamvu y'ubutumwa bwawe. Reka rero umutumirwa wacu tumuhe karibu adukomereze noneho atubwire ibintu bidasanzwe byaba yibuka byabaye igihe yarari i Gatagara, atubwira impamo z'ibyo bintu byaba byaragiye bibayo bitandukanye. Umwanya nuwe aca ikibungo ariko ntiyiraza Nyanza, atubwire neza uko byagiye bigenda. Ngaho rero Kalisa wakomeza
sinibuka amazina neza, yishe umuzungukazi muri babandi babaga baje gukora volontariya i Gatagara. Uti gute? Uwo muhungu agomba kuba yaraturukaga mu ntara y'Amajyaruguru aje gukoresha apareye orthopedique ze zari zimaze iminsi zaramupfanye. Umunsi rero abazaga gukora muri iyo minsi bazaga gukoresha babaga mu nzu bitaga muri salle d'accueil. Noneho aho muri d'accueil baguhaga iminsi uzahamara runaka, tuvuge niba uje gukoresha apareye yawe imwe cyangwa se kane yawe yaravunitse, bakavuga ati wenda mu minsi 2-3 izaba yararepawe asubira iwabo, kugira ngo bien sûr n'abandi baturutse mu zindi ntara bazaze nabo bakoreshe babona aho kuba, aho gucumbika. Icyo gihe wishyuraga n'ubufaranga bukeya, ndabyibuka nanjye nigeze gucumbikamo ngiye gukoresha kane. Noneho uwo muhungu bishoboke ko iwabo bari bamuha amafaranga menshi, yari ingimbi nyine y'umusore utangiye kuba umugabo. Noneho iminsi yo kuba muri salle d'accueil irangiye, baramusezerera kuko yari yamaze no gukoresha ibyo yakoreshaga nyine, ariko ngo arataha. Ageze hahandi ku cyapa cya Gatagara, ni urugendo rw'ibirometero 2 rw'umuhanda usanzwe udakoze, ubufaranga yari afite ku ruhande banza yarabumwereye. Hari utubari n'uyu munsi yaricaye arabususura ubufaranga amaze kubukegeta, yisubirira i Gatagara mu kigo. Ageze mu kigo, wa muzungukazi niwe wari ushinzwe ibyo nakwita hébergement, gucumbikira abantu. Umuzungukazi amubonye ati wowe ko twagusezereye urakora icyangaha? Umuhungu wawe rero wasinze aramwihorera. Umuzungukazi agiye kumukoraho, amukozeho asa n'umusunika amuga ati taha dore ibyawe byarangiye, iminsi yawe wari ufite hano yararangiye kandi ntabwo twakongeza. Umuhungu n'inzoga nyine urabyumva, avuye mu kuboko kwe, arana amaboko y'ibicumba aba afite imbaraga, akaboko gutwara imbago y'icyuma ya buri munsi, yaba namukubise ku imwe mu mutwe. Umuzungukazi aba arahishe, arashya umugeri, aba aguye aho hasi. Uko byagenze rero ngo bibara umupfu, ariko reka mbikubwire, i Gatagara muri iyo minsi hari abavolonteri benshi b'abazungu. Urumva naho bafata umuzungukazi bakaba aribo bashinga customer care, urumva bari bahari rwose. Uwo mutipe ntabwo inzoga zaba zikimudominiye nyine, urumva zahise zimushiramo. Abonye yishe umuzungukazi yitwaga Marie Claire, nuko twe twamwitaga Maria Karara. Maria Karara amaze kugwa aho ngaho, umuhungu yahise ubwo bamufata arirukanka ajya kuri habitation ya Filipo nawe nk'umubyeyi abura uko abigenza. Ubwo urumva aramubwira ati ni ibiki kuje hano? Aramubwira ati nkubise Maria Karara none arapfuye.
Filipo ngo ahita amushyira munsi y'igitanda cye. Abazungu nabo aho baba muri residence yabo bagezeho ko umuzungukazi aguye aho ngaho kandi yishwe n'umunyarwanda. Bati bishoboka bite? Mu guhurura harimo ngo abazungu bahururanye imbunda. Ati natwe duhita tumurangiza, birabura bigize nabi bageze ubwo bashaka no kutuzoweye no kutumenyera. Iyo kese ibaye Rwaserera Filipo nawe aza mu bahuruye, ariko mu by'ukuri aza aho yahishe wa wundi wakoze ibara. Nuko abyitegereje uburakari bene babo bafite, avuga ati nimusubire musubire mu mazu yanyu, twebwe turasigara dushaka uwo muntu tumenye aho yihishe. Byaba byose ntabwo ari kure hano, nta nubwo ari burenge iki kigo. Uko bakagiye na Filipo nawe ahita aca ku igaraje afata ivoiture ye ya Volkswagen ziriya twita gikeri, ahita akubitamo wa muhungu, aramutwikiriye. Sindi yamutwikira ikarito, niba yamutwikira gusa simbizi. Cugu ndumva kuri bariyeri ntabwo ari kumuhagarika. Aramusohokanye amujyanye no kuri brigade i Nyanza, abwira abajandarume ati mwe mumbikiye umuntu akoze ibara mu kigo. Abajandarume urumva baramubitse ko yaribaje ati ntandi namushyira bene wacu bataza kumundasana, noneho imirambo ibiri ntabwo namenye uko nyijustifiye, ntabwo nazamenye uko nzayisobanura muri leta. Bene wabo abahisha ko yagiye guhisha uwakoze ibara, wakoze ishyano, kugeza igihe situwasiyo izidekantira, umurambo wa Mariya Karara bakawuriza indege, mbega bavuga ko babuze uwakoze ryabara, uwakoze ishyano. Ubwo kera aho bizaturiza nibwo umuhungu Filipo yagiye kumusabira imbabazi, biba mbega nko gukora sakirire go kumva umuzungu asabira umwirabura imbabazi kandi umwirabura yishe umuzungukazi. Babura uko wabijera nyine. Umuhungu bamuha imbabazi, baramurekura asubira iwabo i Rulindo, ariko he no gusubira i Gatagara ngira ngo kugeza uyu munsi. Nkayo hamwe mu mabara yabaye i Gatagara du vivant de Filipo. Nta kindi gitendo gikaze kigeze kihaba, wenda amaze gupfa byarabaye nko muri jenoside. Akandi kantu nigeze kumva, umwe mu batwaranywe wigeze gushaka kugurisha ikigo cya Gatagara kiti cyase, azana abaguzi, yigize umukomisiyoneri nyine, avuga ngo ni icyase, ngo ise ntakibashe kukigera, ariko urabyumva bamutumye ibyangombwa by'ikigo arabibura. Ntabwo yari azi ko ubutaka bwose bugira icyangombwa, cyane cyane ikigo nk'icyo ngicyo kizwi mu rwego international, mu rwego mpuzamahanga. Navuga ngo cyari ikigo gikomeye kuko ntabwo cyakiraga abanyarwanda gusa, twari kumwe n'abarundi, twari kumwe n'abana baturuka muri Kongo, twari kumwe ndetse n'abaturukaga Uganda. Bamwe twariganye kuko mu baturutse i Burundi twiganye harimo Mugabekazi Pascasia, harimo
Madame Harerimana Esperance n'uyu munsi turacyavugana, akora i Bujumbura muri hopitali ya Roi-Carede. Mu bavuye Congo ndibuka harimo Mr Bakenge wari uzi gitari cyane. Bavuye Uganda ndibuka harimo abo numvaga batabashaka kubivuga neza bitewe na politiki yariho, ariko harimo umudamu witwaga Nantare Chantal, icyo gihe yaje yita Mukantare. Kuri nagiye mumenya nyuma ko babaga baraturutse hanze ariko ntibabivuge. Murakoze cyane.